Hi my people, ni kuri Ejide Correction. Aha rero nta kindi tugiye kureba, tugiye gukorana urugendo jyewe n'umuhungu wanjye twigire USA, tugiye mu Burayi, twigiriye USA mu gihugu cy'isezerano. twari twiviriye i Kigali kuri International Airport, tugiye jye n'umuhungu wanjye ebana yari yishimye cyane. Yuriye umupfumu arapfuye, Muroza arapfuye, abantegaga iminsi jari kantega sidi kantega she bamadeni nabo. Halo, washaka kujya kumafa nzakwishyura ngarutse mwana. Ebana ubwo rero byose muraza kubibonamo muri ino video. Icyo uri bukore urebe ino video yose irangire, kandi ukore subscribe, like, share and comment ku muntu utarabikora, bene musharinge kabisa. Ubu rero ngiye kubereka iby'abana bakunda. Reba umuhungu wanjye bajyaga reba rero mu ndege babahereza utwo kunywa, mugenda munywa kugira nyine ntimuze kubuwaringa. Aho bari bamuhaye akaji niko nashakaga nyine ko yinywera ku kaji k'imbuto kugira akamwubake nyine umubiri tugereyo ameze neza. Umuhungu wanjye hano yari yishimye cyane, twari uwa babiri ngiye nawe. Ibyo bajya bavuga ngo like father like son, ukubona umuhungu ubona jyewe. Rero nagiye ndukata aho ngaho, bwari butangiye kwira n'icya gihe izuba riba ririmo kurenga mu mataha y'inka aho ngaho, no mu kirere rero mu bicu nabwo iyo bigezeho nyine ikirere nacyo gihindura isura. Rero ku bantu batazi mu ndege, iri mu ndege reka tubereke mu idirishya mu bicu ukuntu haba hameze nijoro iyo mwabibonye. nuko nyine izuba riba ririmo kurenga, niyo mpamvu harimo gusa gutyo. Aho ngaho rero twari turi mu ndege, turi mu bicu tugiye buriya njye n'umuhungu wanjye. Mwebwe icyo muri bukore murebe ino video yose muyirangize, harimo udushya twinshi cyane. Baza kubona ahantu Logan twagezeyo antwaye mu modoka. Wanjye ni macuwa, dore nguwo inkotanyi. Twari tugiye kabisa, tugiye ndabibutsa kuri no channel yacu tunyuzaho ama movie, dushyiraho ibintu by'amapranka, dushyiraho games zo kurya, dushyiraho uko yitwa Ejide Correction, peace my son. Mwabonye reba umuhungu wanjye hano rero twari twagezeyo. Hano hari mu gitondo cyaho, mutwaye kujya kureba amarushanwa ya moto, yari yabinsabye ko tujya kuyareba. Rero aha twari tugiye, murebe umuhungu ukuntu arya umuhanda bro. Umuhungu wanjye aratwara, yarantwaye ndayamanika. Ubu n'iwanjye sinkikinga nyine turara ko ntabwo waba ufite umusore nk'uyu umukingo wawe ukingiriza. Rero sinanakitwara, mba nicaye ku ruhande nka boss. Akazi ko kubyara nakoze nyine ntabwo karabaye, nsigaye nicara ku ruhande nka boss, umuhungu nyine akantwara. Aho rero yari arimo kuntwara mu mihanda ya USA. Mu mihanda ya USA aho ngaho niho twari turi, umuhanda tumereye nabi, turimo kuwurya kabisa. Ngiye kumwereka nyine, nari mujyanye ahantu ari bujye kureba mu magame nyine ya moto tu. Urugendo aho ni rurerure. Urugendo twakoze aho ngaho ni rurerure rwose. Yaratwaye kugeraho numva mugiriye impuhwe, numva nakamwakiriye nkamutwara, ariko arambwira ati njyewe mfite amaraso akiri mazima papa, wowe wicare ngutware muzehe. Umusaza nicara nyine, umuhungu wanjye akomeza. uramubona mu mihanda. Umuhungu uramubona mu mihanda. Aho ngaho twari tugiye kabisa, haracyarimo akagenda, ariko ihangane mu minota tuba tugezeyo turebane game za moto. Nicyo kintu akunda, n'amafarashi hari aho muri buze kubona, ariko amafarashi atwaye kabisa. Wowe mwebwe nimukunda kano kaboro nabafatiye,
wumve ngo wamubonye reba bakame agenda asuhuzaho n'abantu mu muhanda bavuga ati mumeze nimukunda ino video nshyizeho ngo ndabashyiraho n'indi patu mbereka rya USA kabisa mu mihanda ya Boston turimo turagaragaza umwana ntwaye nta gihunga afite ku mutima nta kibazo yifitiye rwose imodoka arayumva genda asuhuza n'abantu bo mu mihanda nkomeza kwibutsa gukora subscribe, like, share, comment umuntu utarakora subscribe ni ukuri mwihangane gukanda kuri subscribe nta mvune irimo nta gihombo kirimo kandaho rwose dusapotinge kabisa Imana iragumisha aho ngaho umuhungu yari arimo kwikandagira ahantu gusa turi hafi kugera ahantu agiye kurebera gemu z'amamoto kabisa cyane ni nacyo kintu cyatumaga imodoka ni nacyo kintu cyari kirimo gutuma nyine imodoka arimo kuyitwarira mu ijana kabisa ni ukugira ngo ataza gucikana ariko wumve ngo nta kintu cyiza nko kubona umwana wawe arimo gukora ibintu biri kurenga ubwonko bwawe ubona bitangana n'imyaka ye rero aho ngaho twari tuhageze ahantu yatwariraga amamoto dore n'aho ngaho hano amarushanwa yabereye aho ngaho twari tugeze nyine niho amarushanwa ya moto yabereye kabisa mubona umuhungu wanjye ibyo bintu byo bikunda kubi kabisa aho yari arimo kuri urabona ubu araguye ni ukuvuga ngo turaza kuva aha ngaha ku marushanwa ya moto ajya ku mafarashi tuva ku mafarashi tujya kuri apartment twari twafashe and then turyame ubundi munsi nabwo twarabyutse dufata ibindi bintu ubu ngubu nyine twagarutse mu Rwanda twibereye hano i Kigali kabisa turimo turabereka show ukuntu zari zagenze z'aho ngaho twari turi kabisa aho ngaho urabona ko yari mu mihanda nyine ari kureba ukuntu irimo kugenda ukuntu aba yatsarishije ukuntu aba yasa umuhungu wanjye nyine ari very crazy mwebwe mudukorere subscribe yababaje birahagaze ariko yes aba ari abayemo akabazo okay mudukorere subscribe please like share and comment uramubona nyine ko tugeze aho rero twari tugeze ku mafarashi se abana banyu bazi gutwara ifarashi rero umuhungu wanjye kuri ifarashi abonye aha rero hari ku mafarashi mu bantu bari imbere nabo bari kuyobora abantu babatwara nyine aho ifarashi zigenda babereka nyine ibikorwa nyaburanga biri aho hafi urabona bari barimo kuyobora umuhungu wanjye aho barahagaze hari ibyo bamwerekaga barimo kureba ubundi i Burayi bimeze turabona ko baba ari gutunga dore aho rero niho byari bigiye gusoreza gusa mbibutsa ngo dukorera subscribe like share and comment kuri YouTube channel yacu The Connection kabisa ni support n'inkunga yanyu murakoze peace we love you nzagukunda kugeza ku iherezo when you hold my hand I feel alive you're the reason all my dreams survive no matter where this road may lead you're the only love I'll ever need
guceceka